kumenya imbaraga za Yesu no kumenya ubwiza bwa Yesu ntago birangirira muri ibi bifatika, kuko ubwe yaravuze ngo ntimwishuke kuko ubugingo bw'umuntu butari mu bwinshi bw'ibyo atunze, ngo duhindutse abo kugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Duhindutse abo kugirirwa imbabazi kurusha abandi kuko twaretse iby'isi ikunda, twirengagije umudendezo w'isi, twanze kubaho nk'abana b'isi, twahisemo inzira nziza tutazicuza. Niba muri ubu bugingo ari Kristo wenyine twiringiye, kuko utajya utsindwa, kuko utajya unanirwa, kuko ariko samere baya wikutazara, kubera ko intama zanjye ndasizi. Haravuga ngo iyo zitatse ndasumva, kandi nanjye iyo mvuze ziranyumva. Iyo mvuze ziranyumva, zizi ijwi ry'umwungeri. Mushu ashobora kutazungira mu iteraniro, akazungira mu bitanda ziryamye. Nitwa Joseline Katete, ndi umukobwa, ndi umukristo wa hano hirya gato mu Gatenga. Ndashima Imana yateguye umugoroba ngo tuwutaramiremo, tunezererwemo. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira umushumba w'iri torero waturaritse, Imana imuha umugisha. Turashimira abakristo n'abaririmbyi n'abashyitsi n'abasangwa baje muri aya materaniro ngo bumve icyo Yesu avuga. Imana ibaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana kubera ko bwije, dufite igihe kitari kinini, kandi rwose umwami adufashe tugikoreshe neza. Mu ntego y'ijambo iri muri Zaburi ya 63 umurongo wa 3, Zaburi ya 63 umurongo wa 3, mu ntego y'igiterane muri gutaramiramo. Reka tuyisome hanyuma turasoma n'indi mirongo Yesu yamaye ko dusoma, tuganire kuri ayo magambo mu gihe gikwiriye kitari kinini cyane. Umurongo wa 3 haravuze ngo uku niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Amen. Uku niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe. Amen. Dusome Mariko igice cya 9 umurongo wa 8. Turihuta rwose kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Mariko 9 umurongo wa 8. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 9 umurongo wa 8. Ariko kandi dushatse twahera no ku murongo wa 7. Haravuze ngo maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mu mwumvire. Bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa ari kumwe nabo. Amen. Dusubiremo. Maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mu mwumvire. Bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa ari kumwe nabo. Amen. Rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14. Rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14, ni naho turi busoreze tuganira aya magambo umwami yampaye kubabwira muri iyi ntego yanyu y'igiterane. Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14. Haravuze ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri warimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, iboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe wabyaremewe. Amen. Twese haleluya. Namvaga nshaka kuririmba gatoya ku ndirimbo gatoya, hanyuma niba bikunda tubikore. Abigishwa begera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe, umunsi urakuze, inzara
ikabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere batahe Yesu arababwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahire icyo akoze hari amafi 2 n'imigati 5 arababwira ati birangije nimubicase birahagije nimubicase birahagije nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'uru rugendo Kalebu na Yosuwa nabo ntibakiriho ariko n'ufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta Hallelujah 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 Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta ndashaka ko tuganira aya magambo afite intego ivuga ngo amen amen gufashwa biremewe gufashwa biremewe icy'ingenzi si uko tuvuga byinshi ahubwo icy'ingenzi ni uko tuvuga bice bigira icyo bimarira ababyumva Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndashaka ko tuganira kuri aya magambo avuga ngo ubwiza bwa Yesu ntago buri mu byina ubwiza bwa Yesu ntago buri mu bintu byina amen Dawidi yavuze ngo nagize umwete wo kuza aho ndi kugira ngo ndebe ubwiza bwawe ukandi menye n'imbaraga zawe kumenya imbaraga za Yesu no kumenya ubwiza bwa Yesu ntago birangirira muri ibi bifatika kuko ubwe yaravuze ngo ntimwishuke kuko ubugingo bw'umuntu butari mu bwinshi bw'ibyo atunze hari ukuntu abantu bajyaga bibwira ko kuba umuntu afite byinshi ariko kuba yarahiriwe bene abo isi ibita abanyamahirwe ariko mu isi y'umwuka si uko biri kuko ubwiza bwa Yesu ntibuba mu bwinshi bw'ibyo umuntu afite ubwiza bwa Yesu buba mu kwishurirwa umusaraba no kumenya agaciro k'icyo yakoze mu buzima bwawe munyikirize amen iyaba ubwiza bwa Yesu buri mu bwinshi bw'ibyo dutunga muri iri teraniro hari abasigara batajya ku rutonde rw'abo Imana yagiriye neza hari abantu batahabwa amahirwe badashobora kwitwa abanyehirwe ariko turashimira Yesu ko ubwiza bwe butari mu bwinshi bw'ibyo dutunze ahubwo ubwiza bwa Yesu buri mu gaciro k'icyo yakoze ku musaraba kuba yitwa iryo zina gusa egare kubona ubwiza bwe kuba yitwa Yesu gusa bingana no kubona ubwiza bwe ni umugisha ukomeye kumenya Yesu munyikirize amen Yesu ari kumwe n'abigishwa be 3 muri 12 muri 70 reka mbabwire mu bantu Yesu afitemo abantu kandi mu bantu afitemo abandi bantu mu bantu afitemo umuntu ndavuze ngo yafashe 3 abakuye muri 12 abakuye muri 70 muri 70 abakuye mu bayuda benshi uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe ngo numva amagambo
umutima wanjura mukunda. Uko Yesu urushaho kumwereka urukundo niko arushaho kugusanga cyane. Uko urushaho kumwereka urukundo no kumwereka ineza yakugiriye, arushaho kugushyiraho urukundo n'ijisho rye. Niyo mpamvu muri Zaburi yavuze ngo ntutinye Dawidi, nzakwigisha inzira ukwiriye kunyuramo, ijisho ryanjye rizaguma kuri wowe. Haleluya! Iyo utindanye na Yesu aguhozaho ijisho. Nicyo gituma akurobanura mu bandi akakwiyegereza. Twese amen. Kandi natwe ntitukunda ibingana. Umuntu ugukunda cyane umwiyegereza cyane. Muri 70 rero yarafitemo 12. Muri 12 yarafitemo 3. Muri 3 yarafitemo 1. Ugomba kugira umwihariko wawe na Yesu. Munyikirize amen. Yesu we. Bibiliya yavuze ngo azamukana nabo ku musozi, arababwira ngo nubwo mwagendanye nanjye mukaba mushaka kumenya, ariko hari urundi ruhande mutanzimo shaka kubahishurira. Hari urundi ruhande utazimo Yesu iri joro ashobora kukwihishuriramo ukongera ukamumenya. Afite indi page utarasoma. Yesu afite indi page utaramusomaho. Arabazamukana abajyana ku musozi, barasenga, bakora ibyari bibajyanye ku musozi, bashaka kureba ubwiza n'imbaraga bya Yesu. Ariko uko bwagendaga bucya bukira, Yesu yabaga afite ikintu ari bukora uwo munsi. Afite indi nkuru nshyashya utarumva mu matwi yawe. Mana nyiribihe we. Umwami afite indi nkuru nshyashya utarumva mu matwi yawe. Afite indi nkuru nshyashya amaso yawe atarareba. Uyu mugoroba agendane nawe ku musozi akwereka ubwiza bwe. Baricara nk'uko bari basanzwe babikora, baramwumva. Bagira ngo ari buvuge nk'ibyo asanzwe avuga, bagira ngo ari bukore nk'ibyo asanzwe akora. Aza yahinduye uburyo bwo kubihishurira n'uburyo bwo kubigaragariza. Ngo barimo barasenga bamureba bamwumva, ngo babone igicu kiraje kiramubakingiriza, ngo bumve ijwi rivugiye muri cyo. Imana izije guhamya Yesu. Petero yaramaze iminsi amubwira ngo uri Kristo umwana w'Imana. Twakuvaho tukajya he kari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Imana izije kubyemeza. Isa ije kubyemeza ngo bumve ijwi rivugira mu ijuru ngo rimeze nk'iry'inkuba, ngo riravuga ngo uyu mugendana si uwanyu, si mwene Mariya, si mwene Yosefu, oya si uw'i Betelehemu, uyu ni umwana wanjye. Uyu ni umwana wanjye. Hari ibyari byaramuvuzweho abantu bashidikanyaga kuko atasaga nabyo. Hari ibyari byaramuvuzweho yavutse adasa nabyo. Yesaya yari yamuvuzeho ibintu 4. Yari yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu. Icyambere azitwa igitangaza. Igitangaza ni ukubona Imana yavukiye mu bantu. Ntiyambare pamperse, ntibayishyire muri berison, bakayishyira muri berison yitwa umuvuri. Agoze abantu bakarugira haleluya. Imana yavukiye mu bantu, ntibayambika pamperse. Imana ntibayijyana muri berison nka za zindi mushyiramo abana banyu. Ntiyanywa amata y'ifu, oya. Kugeza ubwo yabuze n'abamuhemba ajya kwishakishiriza. Aragenda ajya iburasirazuba, abwira abanyabwenge, arababwira ngo ninjye nyenyeri yo mu ruturuturu, uko mureba ninjye
baraziranye kuko yiyumviye ijwi rimubwira ngo urahiriwe wa mukobwa we uzabyara umukiza uzamwita Yesu. Mariya yarazi ibanga rya Yesu atwise Imana amezi 9 arayibyaye ayibyarira mu muvure Imana. Isi ubwami bw'Abisirayeli ndetse n'ubw'Abaroma bwari bwarumvise ubuhanuzi bwa Yesu, bategereza Mesiya nk'umuntu uzavuka ari umuntu ukomeye akabakiza ingabo ubugome bw'abanzi babo, aza adasa n'ibyamuvuzweho bitagaragara nyuma ariko biri imbere. Asa bitagaragara inyuma ariko bimurimo, avuga nkabyo, ategeka nkabyo, agenda nkabyo, ataye nkabyo. Ayiwe, ubwiza bwa Yesu ntiburi mu byina. Abababwiye ko buri mu bagabo siho buri. Uyu munsi umushaka kwita shushube ejo akaguhonda. Ubwiza bwa Yesu ntiburi mu maduka. Uyu munsi uracuruza ejo ugahomba, imbabura ukazimanika, ibyisi bikagusezera, bikamera amababa bikaguruka. Uyu munsi umuntu abakomeye bamukomera amashyi, ahanyuze birukana abantu, ariko igihe kigahinduka, aho wambariye inkindi ukahambarira inshocera. Uyu munsi bakuvugiriza induru impundu witwa uwuhiriwe, ejo bakakuvugiriza induru witwa ikivume. Kandi icyo mbakundira abantu, icyo nkundira abantu, igihe cyose muzi kukinyuramo neza. Igihe cyo kuvuza impundu murazivuza cyane, n'igihe cyo kuvuza induru murazivuza wa ko muzivuza ra. Njya nzibona muri commentaire induru, njya nzireba muri YouTube, njya nzireba induru. Uyu munsi ubukomerwa amashyi, ejo bakabati gishwirageze gitware kimanyure. Ubwiza bwa Yesu ntiburi mu byina, ubwiza bwa Yesu buri mu gaciro ko gucungura. Twamukomera amashyi bigakunda. Yesu abaye ari mwiza kuri twe kuko aduha imodoka, ejo iramanuka ikajya muri borudire, ibyawe bikarangirana nayo. Ari ukateye yaba yoroheje, ariko turashimira Yesu. Ibyangombwa by'ubutaka umuntu abugukuramo akabwibaruzaho, akabugira ubwe, ukabura urega, ukabura urega, ukabura ukuburanira, bikarangira Yesu agaciro ke kari mu butaka yaba ari muto sinanamwizera. Ndashimira Yesu ko yegereje ubuyobozi abaturage, akazana ubwami bw'Imana inaha, natwe tukaba turi abana b'Imana isumba byose. Ayo mashyi niba ari ayo tuyakomere cyane. Hari ibintu bitaberaga inaha Yesu yazanye. Niyo byazaga ni ari bonus, ari nk'akantu baguhaye k'uwo mwanya. Imbabazi ze wazirindiraga iminsi 365, ugategereza uzajya kuzigusabira ari bo batambyi ba kera, kandi ukazuzanya impongano kugira ngo utegereze imbabazi, ukagira uwunyuraho kugira ngo ajye kukubwirira Imana. Ariko Yesu yegereza ubuyobozi abaturage. Nuko ngihamagara imbabazi ziwe ziritaba, ntaragira icyo mvuga ziramobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye.
ishusho ifoto ya Mose na Eliya uwo mwana ngo babona Eliya na Mose baraje aho bicaye Petero Yohana na Yakobo bicaye na Yesu ngo babona Eliya na Mose baraje bari baje gukora iki Mose yaraje kubwira Yesu ngamubwira ngo nayoboye Abisiraheli imyaka 40 barandushya rimwe na rimwe nkabavuma nkavuga ko ubwoko butagonda ijosi ariko ubwo uzanye inkoni y'ubutware uzabayobozi neza n'urukundo yaravuze muri Yohana harabaga intama zanjye ndazizi intama zanjye ndasizi haravuga ngo iyo zitatse ndasumva kandi nanjye yavuze ziranyumva iyo mvuze ziranyumva sizi ijwi ry'umwungeri kandi umwungeri azi ijwi ry'intama haravuga ngo ndetse n'izavunitse sinzijugunya ahubwo ndazunga abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira muhumure nimuzagwa mu nzira impamba y'urugendo irahari ku bagenzi bakomeje ijambo intama zizavunika zazunga munaniwe zabaheka bageze hakurya nimundebe mbabwira amakuru meza Yesu niwe wenyine ufite ibitaro byunga intama zavunitse kandi ntizivunika ngo zivunike mu buryo bugaragara zivunika imvune zo mu mutima icyo kigo nderabuzima ni Yesu wenyine ugifite mushu ashobora kutazungira mu iteraniro akazungira mu bitanda ziryamye ashobora kutazungira muri korari akazungira mu butayu uzagiye gusenga ashobora kutazungira muri repetisiyo akazungira ku musozi aho uzagiye kumureba ashobora kutazungira Karugira akazungira Igisenyi ibitaro bye arabigendana agendana ibitaro afite ukuntu ajya yunga intama ze nanjye muba yanyuseho babaye angirira ibambe n'urukundo haranyomora haranyiza yishuye imyenda yanjye yose nanjye muba yanyuseho babaye angirira ibambe ishuri myenda yanjye reka mbabwire amakuru munyikirize haleluya izi ntama ajya zunga umurewi yagiye ajya zunga umutambyi yagiye akifashisha umusamariya wawundi sinena wawundi abantu badatekereza ko inzira yanyuramo ari we Kristo afite ukuntu ajya yunga intama ze iyo zasambanya afite ukuntu azunga
iyo zibye afite ukuntu azunga, iyo zagiye mu bapfumu afite ukuntu azunga, iyo zishigikirije izindi mana afite ukuntu ajya azunga, cyane cyane ko zigira umwete wo kugarukaho shebuja ari. Imana ishi afite ukuntu ajya azunga, afite ukuntu ajya azunga. Rero ubwiza bwa Kristo no kumureba ntago buri mu bigaragara. Hari ukuntu tujya tubidodadoda kugira ngo tumwereke ko turi beza, kugira ngo tumwereke ko ntako tutagize. Umuntu akagerageza agahindura imyenda, umuntu akagerageza agahindura imvugo, agahindura ingendo, ukabidodadoda kugira ngo urebe ko wamwereka ko wishimiye ubwiza bwe. Ukagerageza ukaririmba uko ushaka kuririmba, ukabihomahoma, ukabihomahoma. Ariko Kristo arenze ibyo, Yesu arenze ibyo. Tumuhereze icyubahiro, tumuhereze icyubahiro. Mose ngo yaraje kubwira Yesu ngo ubu bwoko nabuyoboye igihe gitoya, kandi nubwo nanjye nabayoboye Kanani sinayibagejejemo, ariko wowe kuko utajya utsindwa, kuko utajya unanirwa, kuko ariko samere baya wikutazara, kubera ko ibyo waje mubizi, uzabajyana uzabagezayo. Aramubwira ngo akira ibitabo, ni wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo. Twamukomera amashyi mwami w'abawe. Akira, ni wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo. Kabiri, Eliya icyo yaraje gukora, yaraje kumubwira ngo nabaye umuhanuzi ukomeye, namanuye umuriro, ntacyo ntakoze nkikoreshejwe n'ijuru, ariko wowe ntuzamanura umuriro, ahubwo uzamanura imbabazi. Iyo Yesu aza ari mu mwuka wa Eliya haba hariho bake. Turashimira Yesu waje. Manishim. Iyo Yesu aza mu mwuka wa Elisa murabyibuka gatandukanye na Eliya, ngabantu baramusetse, ngahita abwira Imana ati zana idubu aho hafi. Idubu ni inyamaswa y'inkazi cyane ikomeye itagira imbabazi, kuko mu kanwa k'abahanuzi havagamo ijambo rirema. Imana izana amadubu, nabo ntibari bazi aho iyakuye, babona idubu ziraje. Ariko Yesu si cyo cyamuzanye, n'abamusetse yambaye ubusa ku musaraba yabahesheje imbabazi n'urukundo. Ndashimira Yesu ku bwiza bwe butari mu bifatika, ahubwo ubwiza bwe buri mu mbabazi n'urukundo agira. Munyikirize amen, munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Iminota yanjye irarangiye, ariko Pawulo yabwiye Abakolosayi ababwira ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka. Ushaka kumenya Imana ureba Yesu, niwe shusho y'Imana itaboneka. Yaravuze ngo umbonye ababonye data, niko yabwiye Filipo. Haramwe ngo Filipo wereka gushidikanya, inzira ndimo murayizi, umbonye ababonye data. Biravuze ngo ni Emmanuel, ni Imana iba mu bantu. Ayiwe, ntago tumusanga mu rusengero, turamugendana no mu isoko. Haleluya. Iyo turi muri banke turamugendana, iyo tugiye muri dushe tugendana nawe, iyo turi mu murima duhinga tuba turi kumwe nawe, iyo turi mu ishuri tuba turi kumwe nawe, iyo ducuruza tuba turi kumwe nawe, iyo turi muri classe tuba turi kumwe nawe, tugiye muri maternité kubyara tugendana nawe. Haleluya. Ni Emmanuel, bivuze ngo ni Imana mu bantu, si Imana mu bindi. Ni Emmanuel, Imana mu bantu. Ni Emmanuel, Imana iri mu bantu. Tumuhereze icyubahiro. Ntukagende umusize,
ntukagenda utamujyanye. Niwe shusho y'Imana, niwe shusho y'Imana itagaragara. Yavuze ngo kandi abami n'ibikomangoma ngo n'abatware b'isi bose ngo niwe wabaremye, ngo kandi ibyaremwe byose ngo niwe byaremewe. Ari hejuru y'abahanuzi, uwo mwamara utimfura zo mu isi, mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Ari hejuru y'abahanuzi, uwo mwamara utimfura zo mu isi, ibyaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Yohana yandika mu rwandiko yanditse, yaravuze ngo uwo niwe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi byose. Si ntama w'Imana utanga amamodoka, si ntama w'Imana utanga ibiryo, si ntama w'Imana, oya, ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi byose. Ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ubwo nibwo bwiza bwe. Dawidi yavuze ngo ndashaka kuza imbere yawe ngo ndebe iby'imbaraga zawe, ndebe n'ubwiza bwawe. Kumubona egare kubona ububi bwawe ukabona ubwiza bwe. Iyo bitaraba bityo ubu mwibeshyaho, ubu mwitiranya na Yesu Yusito, ubu mwitiranya na Bari Yesu. Ariko kumwegera agenda guhishurira ubwiza bwe, ukabona umubiri wawe, ukabona ubwiza bwawe ni ibibore. Niko Daniel yavuze, yaravuze ngo naramwitegereje ngo umubiri wanjye uhita uhinduka nk'ikibozi. Ukureba Yesu ni kubona ubwiza bwe, ukabona ububi bwawe ukamubwira ngo Yesu, mbonye ubwiza bwawe mpindura nse nawe. Uyu mugoroba Imana ibahe kureba Yesu. Nimumurebere mu bitenge, nimumurebere mu mazu nubwo muyakeneye azayabaha niba bishaka, nimumurebere mu bindi ibyo aribyo byose, nimumurebere mu mafaranga, abona nayo mufite niwe wayabahaye. Nuko mwambaye niwe, nakuriye murya niwe, nakuriye muryama niwe, nakuriye mwiga niwe, nakuriye mubayeho niwe, nakuriye mugenda niwe, imodoka ufite niwe, akazi ufite niwe. Ariko sibyo ubwiza bwe buri mu gaciro ko kubona ububi bwawe, ukamubwira ngo Yesu ndagushaka, Yesu ndagukeneye. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke dusenge. Nyuma yo gupfa warongeye urasuka, ntiwasuka n'inzigo, uzuka n'imbabazi, ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye humura, ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze. Urambwira uti nshuti yanjye ni njye wakwicishije, nakoze ibibi haba ari wowe upfa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa. Mbese uheruka kureba Yesu ngo umuboneho ubwiza bwe, cyangwa ubona ibyo atarakora? Yesu nurampibi, Yesu nurampibi, Yesu nurampibi. Ariko ibyo yaguhaye biruta agaciro cyane ibyo ataraguha. Nazanye inkuru nziza ikubwira ngo ubwiza bwa Yesu ntiburi mu bintu yaguhaye bifatika, biri tangible. Ibyo ufata gutya ukavuga ngo ubwo mfite uyu mugore bingana n'ubwiza bwa Yesu, ubwo mfite uyu mugabo bingana n'ubwiza bwa Yesu.
ubwo nabyaye nkaheka bari akabari ingumba batarabyara nta bwiza bwa Yesu babonye. Kwa Yesu ni muringanize, twese twahabonye ubwiza bwe. Ubwo atarampinze mu mujyi wa Kigali sindabona ubwiza bwe, ubwo atarankorera ubukwe sindabona ubwiza bwe. Ibyo nudusu n'utuntu turi hasi cyane azaguha kugira ngo ingoma ye yamamare, ubwami bwe buhabwe icyubahiro, ariko icy'ingenzi yaragikoze. Munyikirize amen. Dawidi yaravuze ngo twamurebyeho tuvirwa n'umucyo, ngo mu maso yacu havamo ipfunwe. Kuba twaramurebye gusa birahagije, ibindi azabiduha kubw'ubuntu bwe. Abana azabaguha kubw'ubuntu bwe, amazu azayaguha kubw'ubuntu bwe, amashuri uziga humura azabiguha kubw'ubuntu bwe, n'abapagana arabibaha kandi batabisabye. Ariko icyo turusha abandi, ariko Bewura yararirimbye, twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Yewe we imibabaro duhura nayo, uburwayi duhura nabwo, iyaba bizarangirira twari kuzaba twararuhiye ubusa. Imvune tugirira muri uyu murimo, iyaba bizarangirira twari kuzababara. Ariko icyo dufite nuko tuzajya mu ijuru kwa Data, aho tutazongera kubabara. Mushumba we, iyaba bizarangirira twari kuzababara. Ya Pawulo yaravuze ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, ngo duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi, kuko twaretse iby'isi ikunda, twirengagije umudendezo w'isi, twanze kubaho nk'abana b'isi, twahisemo inzira nziza tutazicuza. Niba muri ubu bugingo ari Kristo wenyine twiringiye, duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi bose. Kadusenga Imana. Haleluya! Turagira ngo dusenge Imana, dusengere muri iri jambo, ariko dusengere by'umwihariko umuntu waba ashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza we, umuntu ushaka kwakira Yesu akaza mu bugingo bwe, umuntu wasubiye inyuma akava mu byizerwa akajya mu byaha, agasambana, akiba, akanywa inzoga. Ijambo ritubwiye yuko icyo Yesu yishimira ari uko umuntu agaruka maze akamugirira imbabazi, akamwunga. Amategeko ya Mose yabateraga amabuye, ariko amategeko ya Yesu yo nayo imbabazi, yazanye ubuntu. Amaraso ye avuga ibyiza kurusha ayaberi, ni amaraso atanga imbabazi. Muri iri teraniro niba hari umuntu ukeneye imbabazi za Yesu, ndagira ngo arambure ikiganza cye, arambure amaboko yo hejuru. Ni ikimenyetso cyo gutsindwa. Umusirikare ku rugamba yatsinzwe atanga orima akazamura amaboko. Niba nawe utsinzwe ukaba ukeneye gutabarwa, ukaba ukeneye imbabazi, zamura ukuboko kwawe hejuru maze tugusengere Imana, nawe umwami Yesu akugirire neza. Zamura ikiganza cyawe tugusengere. Umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza we, umuntu waguye ushaka kubyuka, umuntu ushaka imbabazi z'Imana, umuntu yumva yuko yababaje Imana akaba akeneye ko Imana imubabarira, narambura ikiganza tumusengere. Zamura tugusengere niba uhari. Zamura tugusengere. Yego, ndabona twese turi abakristo ahari, twese bimeze neza. Hari uhari? Zamura, ndabona nawe. Hariho muri kureba hafi aho? Zamura ikiganza cyane tukurebe niba uhari. Yego, hari uwazamuye ikiganza hariya. Hari uhari? Yego, reka dusenge Imana, dushime Imana, dushime umwami Yesu watugiriye neza. Imana yacu yabwa icyubahiro. Reka twese dusenge Imana, twubwe ijambo ry'Imana twumvise. Mana ishobora byose,
Mana y'imbabazi nyinshi, Mana yo kwizerwa, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye cyane, turaguhimbaje, uri umunyembabazi, turagushimira imbaraga zawe, turagushimira urukundo rwawe. Haleluya, rwatumye usiga ubwiza wari ufite mu ijuru ukaza mu isi, ukaza kudupfira, ukaza kuducungura. Haleluya, oh haleluya, shimirwa imirimo myiza wakoze, shimirwa urukundo rwawe mwami, mu izina ryawe Yesu turagushimiye. Abari hano mu itorero rya Karugira tuzamuye amajwi yacu tugushima urukundo rwawe, ineza yawe. Haleluya, natwe mwami waradukunze, udukura kure, udukura mu byaha, udukura mu bibi. Haleluya, utuzana mu nzu yawe, utugabira ubwami, utugira abana b'Imana. Turabigushimiye kandi ibyo turabigendana. Yohana niko yanditse, aravuga ngo bakundwa, ngo ubu turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa, ngo ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya, turabigendana twitegura ku munsi umwe uzerekanwa, uzahagarara ku bicu, itorero rigataha tukagusanganira, tukaza kubana nawe iteka ryose. Oh haleluya, shimwa, habwa icyubahiro, habwa icyubahiro. Shimwa Yesu ko natwe waduhaye umugabane mu bwami bwo mu ijuru, natwe turabaragwa, natwe turabana bawe. Haleluya, turagushimiye ko watunyuzeho tubabaye, ukatubwira ngo tubeho, twigaragura mu ivata ryacu, ukatubwira ngo tubeho maze tukabaho. Haleluya, shimirwa waduhaye kubaho, uduhaye ubuzima, uduhaye imibereho. Turabigushimiye, turabigushimiye kandi twiteguye kuzaza kubana nawe tukimana ingoma. Wabwa icyubahiro, tukomeye amashyi tugushima. Ayo mashyi yawe, izo mundu ni izawe. Habwa icyubahiro. Haleluya, ushimwe Yesu, ushimwe, ushimwe mu izina ryawe ryera. Amen. Reka dusenyere n'ibyifuzo. Birashoboka ko waba waje mu nzu y'Imana ufite icyifuzo. Yesu yasigiwe komora inguma zo mu mutima, ariko n'inyuma ajya hagera, nabyo ajya abikora kuko ari umwami mwiza. Niba waje mu nzu y'Imana wumva uremerewe, hari umutwaro, amaze kugukiza umutwaro w'ibyaha, hari n'ibindi ajya agenda yoroshya. Hari ukuntu ajya agenda yoroshya kugira ngo uru rugendo rutadukomerera, benshi mugatakaza ibyiringiro. Rero niba waje mu nzu y'Imana ufite icyifuzo, reka tugufashe gusenga, tukubwirire Yesu, ariko nawe umwibwirire, umubwire ngo ndagukeneye aha n'aha mwa. Yesu ajya aziba ibyuho, ajya ahagarara ahantu akaziba ibyuho. Bana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbabazi nyinshi n'ubuntu n'urukundo, kandi neza yawe uyigaragaza buri munsi ku manywa na nijoro. Dusengeye bene data baje mu nzu yawe bafite imitwaro ibaremereye, kandi bizeye imbabazi z'Imana kuko imitwaro y'ibyaha warayidutuye mu izina rya Yesu. Kandi nabumvaga babangamiwe n'imitwaro y'ibyaha byari biri mu ibanga, badafite uburyo bazamura ibiganza cyangwa ngo baze hano imbere gupfukama, nabo bizeye ijambo ryawe kuko ribasha gukiza n'abari mu myanya yabo. Turagushimiye ko imitwaro y'ibyaha ujye uyituruhura buri munsi, ntujye uturambirwa, ntujye utunena, ntujye uducyurira. Uteye neza, uteye neza, uteye neza, uteye neza. Ibyifuzo biri mu mitima y'abantu ubibakire, ubibaruhure. Hari ukuntu ujya ushyiramo umuyaga abantu bagatuza bakaruhuka, kubera ko ubizi ko iyi si uyibamo wayisonzeye, muyambariramo ikanzu imwe, uyambariramo inkweto imwe, urasonza. Urabizi ukuntu inzara iryana, wavuye nta nzu wubatse kuko wararaga ku misozi uzi imbeho ukimera. Mbese ibintu byose urabizi kuko birera avuze ngo ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Aba babyeyi biteho, abakobwa biteho, abagabo biteho, abasore, abana bato n'abakecuru n'abasaza baje muri iri teraniro, ubaruhura imitwaro, ubabera ibyiringiro, ntibagire undi babona keretse Yesu wenyine. Turagushimiye ko wumvise ibyo tuvuze, kandi umwuka wera akomeze kudusengera kuko ari uzi gusenga neza, akabivuga mu buryo Imana ibyumva kandi bikaba bikosotse rwose.
mu izina rya Yesu, amen.